ibihe biragenda ibindi bigahinduka, amafaranga agashira andi akaza, ubukene bukaza cyangwa se bukagenda, inzara ikabaho, inzara ikarangira, imvura ikagwa, imvura ikarangira, izuba rikava rikongera rigahita, imvura nanone ikongera ikagwa, hakaba igihe cy'umwijima n'icyumucyo. Ibi byose dushobora kubana nabyo mu gihe runaka, ariko se reka twongeye twibaze ko hari itegeko ryigeze kuza ritubwira ko rwose nk'umunyarwanda buri wese agiye gutunga imbunda ye, cyangwa se buri wese agiye kugura imbunda akayitunga mu buryo bwemewe n'amategeko kandi akajya yikoresha mu buryo bwe. Ariko si iryo tegeko ryigeze gushyirwa mu badepite ngo bazarisinyaho, byagarukiye kugira ngo tubashe kumenya se byagenze bite. Twese twaragiye dufata udufaranga mu matsinda agiye atandukanye, kwiguriza mu matsinda atandukanye, dore ko bamaze no kutubwira igiciro izabihagaze ku 200 byonyine wabaga wakigurira akabunda cyangwa se ka masotera Pistorius cyangwa se revolver, ugatunga imbunda yose ushaka mu buryo bwawe bitewe n'agafaranga wari wifite cyangwa se wari wamaje kuguza mu gatsinda. Twese twatanye gukora twizigama, twese dutangira uvati runaka nayitunga nanjye reka nze nzamube wa mbere mu kuyitunga. Twese twari bubyuke tujya ku isoko, iyo baza kuvati dore isoko riri ahangane ryajya kuba riri Nyarugenge, nyamuneka umwana w'Urusizi ari bujye zamuka akava Rusizi akaza Nyarugenge kugura imbunda, akava Nyagatare akaza Nyarugenge kugura imbunda, akava ku mipaka n'impande zose akaza kwigurira imbunda mu mujyi wa Kigali. Ariko se byaje kurangira bite? Dore ko iryo tegeko twaje gutegereza aho rizagarukira rigaheba. Benshi mwari mwishimye rwose muvuga muti dore nta mujuru uzongera kutwiba, nta muntu uzongera kutwinjirira uko yibone agatera imbibi z'igihugu cyacu uko yiboneye tumurebera. Ati tuzaduhita turi munyuzamo, bamwe bagahita bandenzaho kandagaswi, ati nzamita ndi munyuzamo ndagaswi. Sasa rero iryo tegeko ryaje kugarukira nibyo tugiye kwinjiramo, tubanze turebe noneho tumenye imvo n'imvano nuko byaje kugenda, tuje kubanza turebe iryo tegeko uko ryatowe nuko byagenze. Ese abadepite baba bararisenyeho wenda imbunda zikaba zihari tukatwara biyobewe, cyangwa se ni kwa kundi bavanga amaso yaheze mu kirere. Reka twikomereze inkuru yacu. Sasa rero niba utarakora subscribe kuri channel, niwe muntu wa mbere uri gucikanwa, niwe muntu wa mbere utazi aho iterambere rigeze, niwe muntu wa mbere utazi aho ibyiza biri. Ni kuri Good People Show. Subscribe nyamuneka irakenewe kugira tujye dukomeza kubana mu makuru n'ibiganiro byinshi cyane biba bigiye bitandukanye. Muri kumwe nanjye Shackman, ndagira ngo nyamuneka kora subscribe niba utarayikora, uri gucikanwa. Abadepite batoye itegeko ryemera ubucuruzi bw'intwaro mu Rwanda. Urumva ko itegeko riri ryamaze gutorwa. Hano ni umutwe w'ikinyamakuru turi gusoma hano witwa Igihe. Sasa abadepite batoye cyangwa se batoye itegeko ryemera ubucuruzi bw'intwaro mu Rwanda. Intwaro bari bavuze intwaro zose muri rusange. Wabaga wanakigura ka machine gun, ukigurira RPG, ukagura igifaru ukagitereka iwawe, ukagura amasotera, ukagura imbunda yari yose ukawayitereka iwawe, ukayirindisha imbibi z'urugo rwawe n'igihugu cyawe. Sasa byaje kugenda bite? Inteko nshinga amategeko umutwe w'abadepite yatoye itegeko ryerekeye intwaro, aho ryemerera abantu kuba bakora ubucuruzi bwazo mu iduka mu Rwanda. Nanjye nari bute nshinga akaduka kizi Pistorius n'izindi mbunda nyinshi zigiye zitandukanye bitewe n'ubushobozi nayigombaga kuba nifitiye. Ni itegeko rifite ingingo ya 74 risobanura uburyo umuntu ashobora gukora ubucuruzi bw'intwaro, uburyo umuntu ashobora gusaba gutunga imbunda n'ibindi. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubutabera ushinzwe itegeko nshinga n'andi mategeko Uwizeyimana Evode yabwiye itangazamakuru ko igishya kiri muri iri tegeko nuko umuntu wujuje ibisabwa ashobora kuba yacuruza intwaro cyangwa akayigira uruganda ruzikora mu Rwanda, cyangwa se akagira uruganda rukora intwaro mu Rwanda. Yagize ati kuba umuntu yashobora gucuruza intwaro cyangwa yagira n'uruganda ruzikora, ibyo ngibyo ni ibintu ubu ngubu byemewe bifunguye cyangwa se byemejwe n'amategeko y'u Rwanda. Bari bamaje kubifungura ku mugaragaro, bavuga bati ubishoboye wese yikorere. Yanakomeje agira ati ikindi gishyashya kitari kiri mu itegeko nuko ubu ngubu izi ntwaro abantu bashobora no kuzicuruza. Umuntu ashobora gukora ubucuruzi bw'intwaro, umuntu ashobora no kugira uruganda ruzikora mu Rwanda. Ubu ngubu iri tegeko ryabyemeye. Yavuze ko polisi y'igihugu ariyo ishinzwe kugenzura ibijyanye n'ubwo bucuruzi ndetse no kubitangira uburenganzira. Gucuruza intwaro mu Rwanda byari bikenewe koko cyangwa byari ukuvuga ngo reka tubikora ariko ntago bikenewe? Abajijwe niba kwemera ubucuruzi ari ikintu abanyarwanda bifuza ku buryo basaba ko bijya mu itegeko kikaba kigamije kugira ibibazo gikemura, Uwizeyimana
yagize ati buriya igihugu gishobora kureba aho ibindi bihugu bigeze kikareba kikavuga ngo ariko turabura iki twebwe. Hari ukuntu abantu bakunda kwibaza ko amategeko buri gihe agomba kuva mu gitutu cyose cya sosiyete. Leta ni leta itekereza ireba aho ibindi bihugu bigeze. Ni leta ishaka kuba icyitegererezo, kandi muzi ko turi icyitegererezo ku bihugu byinshi. Twebwe tukareba tukavuga ngo reka dufate iya mbere mu kugira itegeko nk'iri kuko ntabwo nibaza ko abaturage ari bo baturusha gutekereza ku buryo buri gihe tugomba gukora itegeko ari uko babivuzeho cyangwa se ari uko abaturage badushyizeho igitutu. Yunzemo ati twebwe turi abantu bareba ngo igihugu ibipimo standards gishaka kuba kiriho ku rwego mpuzamahanga cyangwa ku ruhando mpuzamahanga. N'ibihe ibisabwa umuntu kugira ngo noneho atunge ka gakoresho cyangwa se atunge impoho cyangwa se abe yazikora yakora uruganda cyangwa se anazicuruze. Niki kibisaba cyangwa se bisaba izihe, bisaba ubuhe buryo, bisaba wase wabinyuza mu zihe nzira, wabikora ute se, bisaba iki kugira ngo wakitungira izo ntwaro unazicuruze ubyemejwe n'amategeko, nushaka unashinga n'uruganda ruzicapa ruzikora ku kanya rugahita ruzigeza ku isoko. Ibisabwa umuntu kugira ngo abe yatunga cyangwa se abe yakora izo ntwaro, abe yazicuruza. Ibi nibyo bizisaba cyangwa se nibyo bisaba nibyo iri tegeko risaba. Iri tegeko rivuga ko kugira ngo umuntu yemererwe gucuruza intwaro agomba kwandikira ibaruwa isaba minisiteri ifite polisi y'u Rwanda mu nshingano ze, akomekaho ko kopi y'irangamuntu cyangwa pasiporo ye. Agomba kandi kuba ari inyangamugayo, tazazifata ngo ajye kuzirasisha abaturage bisanzwe. Kuba afite nibura afite imyaka 21 y'amavuko. Kuba atarakatiwe burundu igihano cy'igifungo kingana cyangwa kirengeje amezi 6. Kuba agaragaza ko afite ububiko bw'intwaro bufite umutekano. Kugaragaza ibyangombwa by'ubucuruzi. Kuba adakorana n'imitwe y'iterabwoba cyangwa n'umuntu ukora iterabwoba ku giti cye. Rinavuga ko inama y'abaminisitiri ariyo yemeza ko umuntu yakora ubucuruzi bw'intwaro. Rinasobanura ko ucuruza intwaro adashobora gushyira ahagaragara mu iduka rye intwaro irenze imwe kuri buri bwoko bw'intwaro acuruza. Izindi ntwaro ziguma mu bubiko rusange aho ziteranyirizwa mbere yo gushyikirizwa umucuruzi. Iteka rya perezida niryo rizagena ibyerekeye ubucuruzi bw'intwaro mu Rwanda. Ku bijyanye no gutunga imbunda, Uwizeyimana Evode yavuze ko iri tegeko rirondora ibyo usaba kuyitunga agomba kuba yujuje, polisi ikabigenzura, yasanga ari ngombwa ikayimuha. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hakunze kumvugwa ibibazo biterwa n'uko hari abaturage bafite intwaro ku bwinshi, bigatuma hari ubwicanyi bukunze kuhavugwa. Uwizeyimana Evode yavuze ko nta mpungenge biteye u Rwanda aho umuntu uzajya ahabwa imbunda polisi izaba yamukoreye igenzura ryimbitse. Yagize ati impungenge zo kuvuga ngo hari ibiba muri Amerika n'umuntu ufite umuhoro yakwica. Ntabwo ntekereza ko kuvuga ngo umuntu yahawe intwaro, twarebye ko umuntu abanza kugenzurwa bakareba impamvu ashaka gutunga intwaro. Baragenda bagashaka amakuru bakareba uyu muntu ni umuntu ki, ese iyi ntwaro arayishakira iki. Niba ari umucuruzi akavuga ati ndi umucuruzi mfite amafaranga wenda niyo kwirinda, barabisesengura bakareba ko intwaro icyo ayishakira atari yo gukoresha ibyaha.
nabyumvisha icyo bisaba. Uyu muyobozi yanavuze ko ari iri tegeko rireba intwaro nto, aho ngo ntaho rihuriye n'intwaro nini cyangwa indege z'intambara. Mwumvaga ko bya bindi nababwiraga nti za machine gun, ama RPG, ama SMG, imbunda nyinshi cyane zigiye zitandukanye ntago zaba zemewe. Bimwe navuga ngo igifaru, ngo ibiki n'ibiki, nibyo nabwiraga nti reka dusome iyi nkuru turaza noneho kumva ese bimeze bite, ese iby'intwaro bimeze bite, by'izi ntwaro bimeze bite, kuyitunga bizabisaba iki. Murumva ko noneho mwumvisha ibitandukanye n'ibihuha nabaherezaga. Nabwiraga tushatse watunga agafaru ugatereka imbere y'umuryango wawe kakajya gahora kaguprotectinze, kaguproteje. Ubwo icyo gihe waba ugiye gutera igihugu, ntago waba ugiye kurwanya umuntu wenda uje kukwiba cyangwa se uze kugusagarira. Ntago icyo gihe waba ugiye kwirinda, ahubwo waba ugiye gutera, ntago ari ukwirinda. Sasa rero reka dukomeze sasa twumve noneho uruhushya rwo gutunga no kugendana imbunda, noneho kugira ngo ujye ugendana mu nzira hahandi uba ugafite ku mufuka wawe, wagacometse mu nkweto, wagacometse ku itako, aho wagacomeka hose, wagacomeka ku kuboko, kugira noneho twumve noneho byo bisaba iki kugira ngo ube wayigendana mu nzira iyo ntwaro. Sasa rero itegeko risobanura ko gutunga imbunda ku buryo bwose ari uretse izigenewe ingabo z'u Rwanda, polisi y'u Rwanda n'izindi nzego zibyemererwa n'amategeko, bigomba uruhushya rwanditswe rutangwa n'ubuyobozi bukuru bwa polisi y'u Rwanda kugendana imbunda, uretse izigenewe ingabo z'u Rwanda, polisi y'u Rwanda n'izindi nzego zibyemerewe n'amategeko, bitangirwa uruhushya urwanditswe rutangwa n'ubuyobozi bukuru bwa polisi y'u Rwanda. Uruhushya rwo gutunga no kugendana imbunda, amasasu n'ibindi bijyana nabyo rwishyurirwa buri mwaka amafaranga agenwa n'itegeko rya perezida. Polisi y'u Rwanda yahawe uburenganzira bwo kwambura by'agateganyo cyangwa burundu uruhushya rwo gutunga no kugendana imbunda n'amasasu yazo iyo bikoreshejwe mu buryo butemewe n'amategeko cyangwa mu buryo bushobora guhungabanya umutekano rusange. Ibyo umuntu agomba kuba yujuje agahabwa uruhushya rwo gutunga no kugendana imbunda. Itegeko ryemerera uruhushya umuntu wujuje ibi bikurikira: umuntu wasinyanye amasezerano na polisi y'u Rwanda yemeza ko aramutse ahawe imbunda, amasasu yazo n'ibindi bijyana nabyo atazabikoresha mu buryo bunyuranije n'amategeko. Abagenzi bafite icyemezo cya leta y'igihugu cyabo cy'uko imbunda, amasasu n'ibindi bijyana nabyo bigenewe gukoreshwa nabo ubwabo gusa. Ibigo kandi agomba no kuba afite icyemezo cy'uko azi gukoresha imbunda gitangwa na polisi y'u Rwanda. Urumva nyine ntabwo waguhereza pisto cyangwa se imbunda utazi, byibuza no gufata igipimo hahandi ushobora kujya kuba uri kwiga gupima ugasanga warashe umuntu. Ntabwo bishoboka kuba utazi gufata imbunda, ntabwo byumvikana. Nyine umusoro utangwa mu bucuruzi bw'intwaro biteganijwe ko ugenwa ahakurikije ibiteganyijwe n'amategeko rigenga imisoro. Sasa imenyekanishwa ry'irasa, niba wenda utazavuga ngo ugiye gupfa kurasa arasa uko yiboneye, ugomba kumenyekanisha nyine ko wabikoze, ukabidekarara. Biteganijwe ko utunze imbunda yo kwitabara akayirashisha agomba guhita abimenyesha mu nyandiko ibiro bya polisi y'u Rwanda bimwegereye. Kopi yayo akagenerwa ubuyobozi bwa polisi y'u Rwanda. Utunze imbunda yo guhiga cyangwa iyo ya siporo nawe atanga raporo y'imikoreshereze yayo ku buyobozi buvugwa mu gika cya mbere cy'iyi ngingo mu gihe cy'amezi 6. Kwandikira cyangwa guta intwaro mu gihe wayitaye cyangwa se urabizi ko ibintu byose bibaho. Umuntu aratwara imodoka akata ikintu, agata ibiki n'ibiki, ugomba rero sasa kuba mu gihe wayitaye nabyo bigomba sasa kugenda bite, cyangwa se kwandarika cyangwa se guta intwaro. Handi uyandarika ukayishyira aho ngaho, umuntu akaba yayifata akayikoresha mu buryo buri bizarre cyangwa se mu buryo butemewe, ugasanga nyine nabwo bikugiye ku mutwe. Umuntu wese wandarika cyangwa uta intwaro aba akoze icyaha. Iyo abihamijwe n'urukiko, itegeko rivuga ko ahanishwa igifungo kitari munsi
kitari munsi y'amezi 3 ariko kitageze ku mezi 6, n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi 300 ariko atarenze ibihumbi 500 cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano. Umuntu wese utiza, ukodesha, agatiriza cyangwa utanga intwaro aba akoze icyaha. Iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka 2, n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 1 ariko atarenze miliyoni 2. Gukoresha imbunda mu buryo butemewe, kurasa cyangwa gukoresha imbunda mu buryo ubwo aribwo bwose bunyuranije n'amategeko, gutera ubwoba umuntu cyangwa kwangiza umutungo ukoresheje imbunda nta mpamvu igaragara, gutunga umuntu imbunda nta mpamvu igaragara aba akoze icyaha. Iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka 2, n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni ariko atarenze miliyoni 3 cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano. Itegeko rinavuga ko abakoze icyaha uwanga kwereka ababishinzwe imbunda, ibyangombwa byayo, cyangwa uwanga kuyishyikiriza ubuyobozi bubishinzwe igihe yabitegetswe. Handi sasa rero niba uko wenda umupolisi kubwiye ati zana iyo mbunda cyangwa se twereka iyo mbunda ufite, se twereka ibyangombwa by'iyo mbunda ufite, ugatangira kugigira ngo ngenge ibiki n'ibiki ngo ndarenze ngo nanakurasa, iyo ngiyo utangira sasa rero kugigira wigira wa danger, icyo gihe ubukoze icyaha ushobora no guhanirwa n'urukiko cyangwa se ushobora kuba wajyanwa no mu rukiko. Iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'amezi 6 ariko kitarenze umwaka umwe, n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi 100 ariko atarenze ibihumbi 250. Umuntu wese utunze cyangwa ugendana imbunda agomba kugenzura ko ifunze kandi ibitse neza ku buryo adashobora kwirasisha ubwayo, byane byo kuba nyine uyizi usanzwe uyikoresha, usanzwe uri maître nyine muri ibyo bintu. Sasa rubwo wakigira wa danger, watangira kuzajya wirereka uko iboneye, ukaba warokinze, ugasanga warokinze wafunguye chamber, warangiza ukabutereka mu mufuka, hahandi ushobora gusanga kantu gato kidogo kakozeho, ugasanga uyizungujemo ukuntu runaka, ukumva urusasu rukwinjiye mu kirenge cyangwa mwitako bitewe n'ahantu wayishize. Aho ngaho sasa rero nabyo bigomba kugenzurwa neza, aribyo bavuze ngo iyo umuntu ayikoresha cyangwa se umuntu ayihawe agomba kuba azi kuyikoresha, atari bya bindi byo kuvangwa nyine ngo nabonye muri filime ngo Commando, ngo Rambo, ngo Chuck Norris, ngo bari kuyifata ngo bagahita bagira gutya, ngo wewe unakemba nayo ntabwo wabuzi ibyo ukina nabyo, burya ibyo ubona muri filime bitandukanye na reality. Nabonye umuhungu rwose yukura mufuka agahita ayikocingisha agatsintsino, ushobora gusanga wayikocinze washyira ku gatsintsino ukumva ikirenge gisigaye hasi ukinyujijemo isasuda, cyangwa se ukumva nyine hari ibindi bintu uhise ukora bitari ngombwa, cyangwa se ugasanga uyikocinze nabi, wajya kurasa urusasu rugaheramo, cyangwa se ukawusanga nyine wigize komando ariko ntago nyamara uri komanda ahubwo uri pirate komando. Sasa reka twikomereze. Biteganijwe ko iri tegeko rizava mu mutwe w'abadepite arishyikirizwa perezida wa repubulika kugira ngo arishyireho umukono risohoke mu igazeti ya leta, ribone gukurikizwa n'abaturage cyangwa se n'amategeko y'u Rwanda nkuko yabitegaga cyangwa se nkuko amategeko y'u Rwanda yabiteganyaga. Sasa rero ibi bintu ndanyambabwire ngo byaje kurangira bite noneho ko twaje kumva iryo tegeko, abantu bamwe bakaryishimira, abasesenguzi batese ibi bimaze iki, bimari iki umuturage w'inyankenye cyangwa se umuturage waza Nyabinoni, iyo ngiyo ati bimumariye iki, ugasanga nyine abantu baravuga ati bizateza impungenge, bizateza impagarara, bizateza mu baturage kuba nyine ntarimo uruntu, mbese abantu buri wese yagiye avugaho ibintu ashaka, buri wese ashyiraho comment ashaka, ariko n'ubundi ntabwo iri tegeko ryakomeje nawe, cyangwa se ntabwo twakomeje kumenya aho ryagarukiye cyangwa se nuko byagenze, niba wenda hari abibutsa amategeko cyangwa se abibutsa bumwe mu bintu byagiye bivugwaho bazaturabure batubwire tuti amafaranga y'icyuzi mwari mwarafashe kugira mugure utu pisto n'utundi tubunda tugiye dutandukanye n'amasasu n'ibiki, tuzasubize nyamuneka dore turi kuyungukira. Ariko nanone
n'ubundi nyamuneka ibi ntago nyine wenda aricyo kintu wenda kuri wowe ukeneye cyane, ahubwo reba icyo ukeneye kurusha ibindi byose, reba icyo ushaka kurusha ibindi byose, ahari icyo ushyiramo ingufu aho kugira ngo uyashyire mu ntwaro nk'aho ugiye kwigira Osama cyangwa se n'abandi bantu, cyangwa se ukavuga ati ngiye kurindwa n'imbunda, umutekano w'u Rwanda, umutekano w'abaturage bafite urahagije kuruta uko wenda nawe wakitungira imbunda ku giti cyawe, wenda ukaba wagira n'umujinya. Tujya twumva ahantu ibintu n'ibi byabaye, ibiki n'ibiki, abantu bashwanye mu bubari bararwana bakubitana amacupa, bishatse kuvuga ko wenda aho hantu habaye hari intwaro ntabwo habura kumvikana kw'amasasu. Sasa rero mu gihe abantu bashwanye ntabwo habura rwose kujya humvikana amasasu, wenda niba bagakomeretsanya, ariko ugasanga nyine hari amasasu. Niba umuntu atera icupa ari muri metero 50 akamutera icupa rikamugeraho, urumva afite pisto cyangwa se afite imbunda, ashobora kurangiza mu kabari kose. Hari nyine ibyaha byari bwiyongere, ibyaha byakiyongera kuruta uko byagabanuka, cyangwa se umuntu ugasanga ufitanye akabazo n'ibiki uhise urimunyuzamo ukavuga uti yaraje kuntera, yaraje kuko ubundi nko muri Amerika uko rikora, niba umuntu aje agakomanga ku gipangu cyawe nta ruhushya wamuhaye, cyangwa se nta gahunda ufitanye nawe, cyangwa se atabanje kubikubwira, icyo gihe wemerewe guhita urimunyuzamo nta mikino utitenga ibiki n'ibiki. Niba ubonye umuntu ari kuza arunguruka areba hirya no hino, ubona akebaguza, ubona yagukurikiranye mu buryo wenda utishimiye, icyo gihe ushobora guhita urimunyuzamo ukagenda ukavuga uti, ukadekarara uti ngewe rero umuntu yaje ankurikira ngendaho, mbona ashaka kunyica, mbona ameze nk'umugizi wa nabi, mpita murangiza nanjye mpita mutanga. Nuko rero iryo tegeko riba rikora ryayo, bivuze ko nyine ntago ari ikintu nyine kiba ari cyiza kuba wenda wavuga ngo wagitunga wakigira, ntago ari ikintu nyine wavuga ngo ukeneye ku meza yawe, cyangwa se mu mafunguro ukeneye nacyo kirimo, cyangwa se mu mutekano n'umutuzo ufite ati nacyo kirimo, kugira ngo wenda ubigereho neza. Sasa rero namwe kumwe nanjye Shackman, ndayambabwiye nyamuneka kora subscribe kuri channel niba utarayikora, uri gucikanwa n'ibiganiro byiza n'amakuru meza wagiye agezeho, n'ubushakashatsi n'ubucukumbuzi baba bugiye butandukanye. Ibi byose biri kugucika rwose. Ndayambabwiye niba utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo dukomeze kubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Namwe kumwe nanjye Shackman, amahoro y'Imana bane namwe, hasta la vista, ciao ciao, salam, shalom.